papa twaraganiraga cyane akambwira ubuzima yanyuzemo, nkumva ni umuntu warushye akiri umwana, nkumva ni umuntu ubuzima bwagoye ariko akihangana. Ubu nubwo yadusize ntazigera ava mu mutima wacu, tuzahora tumwibuka. Kandi n'ikindi, yakoze ibirenze ibihagije mu gihe gito Imana yamuhaye ku isi, yakoze ibintu birenze ibihagije ku buryo twavuga ngo naruhukire mu mahoro. Turamusezeranya ko ibyo twifuzagaho byose tuzakora cyane ngo tubigereho. Aho ari hose azishimire kuba afite abakobwa be, ndetse azishimire kuba yaratugize mu buzima. inzibutso dufite zigiye zizima, imitima yacu tuzahora tumwibuka kandi turamukunda cyane. Fabrice yambereye umwana muzima mu myaka 10 yambaye hafi, nanjye abacengezi barankubise nasigaye ndi kimuga. Fabrice yanciriye inshuro, ayicira barumuna be. Urupfu rwe rwarambabaje no kugeza kuri iyi saha. Ansigiye abuzukuru ubwo n'abakuzi 5, nubwo wa gatanu atari yagaragara. Njye ntacyo nshoboye, ndashaje, ariko mu mbaraga zanjye abana nzababa hafi. Uyu mukazana wanjye nzamuba hafi. Fabrice yaransezeye nuko ntabimenye, yaransezeye nuko ariko akunda umuntu asezera we ntumenye ibyo ari byo. Fabrice yari amaze igihe ambwira ngo ashaka ko tujyana kwa muganga, ngo agatereta umuganga ngo akamuhereza ifoto y'umwana uri mu nda, bamufitiye amatsiko. Arongera arambaza ati ndamutse mpfuye abana banjye babajugunya bakandagara. Ndangije mbonye akomeje kubimbaza, ndamubwira nti chérie, ubwo urumva abana bawe n'abajugunya koko? Ndangije arambwira ngo ngusabe ikintu kimwe. Nta kibazo. Arambwira ngo uzambabarire, ngo uzambabarire ngo nindamuka mpfuye ubuzima bwose wabamo, uzambabarire ntuzandekurire abana ngo bajye kwandagara, kuko wareze abana banjye ari batoya ukabyihanganira, ukabereka urukundo, ukihanganira byose kugira ngo abana banjye babeho. Ngo ntuzigere undekera abana ngo bajye kwandagara. Ubwo bifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe, ndabyihorera birarangira birashira. Ndamubwira nti chérie, ntabwo nabikora, abana bawe ndabakunda, ntabwo icyo cyaha nagikora n'Imana ntiyazakimbabarira. Buri ikintu cyambabaje, Fabrice yapfuye kuri anniversaire yanjye tariki 3. Fabrice yari afite anniversaire, ariwo munsi w'ejo tuzamushinguraho. Yaransezeye, nibwo ndi kubibona. Fabrice rero yapfuye atarwaye. Agezeyo uwo muntu ngo aramubwira ntabwo aramukora mutation. Fabrice arangije ngo aramubwira se ko ari wari umpamagaye ngo ugiye kunkora mutation, none ukambwira ntabwo urayikora, wari ubimbwiye utabitekerejeho? Ubwo Fabrice kubera ko yari afite izindi gahunda zo ku rusengero, arangije yinjira mu modoka aramwihorera. Fabrice ngo akigera mu modoka yumva ikintu gikubise mu mutima no mu bitugu no mu mutwe. Noneho ngo abwira umuhungu bari kumwe ngo natwara imodoka, ari kumva atabishoboye.
umuhungu yatwaye imodoka bageze mu nzira ngo aramubwira ngo namujyane mu rugo, undi abona ntago bimeze neza amwitishiriza kwa muganga. Niba koko ijuru bavuga ribaho, Fabrice nzamuboneho, kandi nzi neza yuko tuzabonana ku munsi w'umuzuko nindamuka ngeze yewe, hasi nanjye nindamuka mvuye mu mubiri, nzi neza ko tuzongera tukabonana. Fabrice aho ndagukunda, nawe urabizi, kandi ntabwo uzigera uva mu mutima wanjye. ikintu kitazatuma tumwibagirwa ni urukundo ndetse n'inama yatwerekaga buri munsi. Urukundo rwe n'inama yaduhaye buri munsi niyo mpamba izatugeza ku byo twifuzagaho. Buri munsi, buri joro uko twatahaga, kuko nyine urabona umuntu uri muri segonderi ataha muri vakansi aba afite igihe gito cyo kuba ari kumwe n'umubyeyi wiwe. Yahoraga ahuze, data yatahaga bwije buri gihe, yahoraga arwaye, byose yabikoraga kubera twebwe. Data yakoze ibishoboka byose kugeza ku munota wa nyuma, ndabizi neza, ajya no kugenda abantu ikintu cyonyine yatekereje ku mwuka we wa nyuma yatekereje twebwe. Papa twaraganiraga cyane, akambwira ubuzima yanyuzemo, nkumva ni umuntu warushye akiri umwana, nkumva ni umuntu ubuzima bwagoye ariko akihangana. Ubu nubwo yadusize, ni byinshi twavuga, twabanye nawe, yatweretse ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko murakoze cyane, murihangana mfite ijwi ritoya ntago mwese muranyumva, gusa tugomba gufatanya kuko kiri mu bimwe mu byo papa yatwigishije, gukorera hamwe, gufatanya. Kuko kuva njye navuka, kuva nagera segonderi, twagera segonderi, papa yadufataga nk'abantu bakuru. Mbere y'uko afata umwanzuro w'umuryango, twese twaricaraga akatuganiriza, akatubwira uburyo ki turi abana b'abakobwa tugomba kwifata neza kandi tugakura neza. Ibyo byose biri mu byo yatwigishije: kwihangana, gukomera, urukundo, no kubaho dufite gahunda z'ikintu tugiye gukora icyo ari cyo. Kugira gahunda, kumenya ngo ndi gukorera iki, kubera iki, nzaba iki. Nta byinshi mfite kurenza ku byo mukuru wanjye yavuze, muri abo bose ni njye mutoya, gusa gufatanya nabo mu byo papa yatwigishije nabyo twafashe nk'indangagaciro. Murakoze. nasoza mvuga ko umubyeyi wacu nubwo yagiye, gusa turacyari kumwe, azahora iteka mu mutima wacu. Ibintu byose yatubwiye, byose yatwigishije, nawe ubwe ntazigera ava mu mutima wacu, tuzahora tumwibuka. Kandi n'ikindi, yakoze ibirenze ibihagije. Mu gihe gito Imana yamuhaye ku isi, yakoze ibintu birenze ibihagije, ku buryo twavuga ngo naruhukire mu mahoro. Turamusezeranya ko ibyo twifuzagaho byose tuzakora cyane ngo tubigereho. Aho ari hose azishimire kuba afite abakobwa be, ndetse azishimire kuba yaratugize mu buzima.
murakoze. Yego, ngewe ikindi kintu navuga ni uko nyine mu gihe cyose twamaranye na papa, nyine yatwigishaga gukundana, nyine tugakorera hamwe, nyine akatugira inama, nziza. Ni umuntu natwe twifatireho icyitegererezo. Ni umuntu nyine yari afite intego mu buzima, kandi natwe ibyo twabyigiyeho, kumenya icyo dushaka muri ubu buzima. Kandi ikindi, papa ni umuntu wagiraga urukundo. Ahantu hose twajyanaga, abantu bose wabonaga ko nyine abisanzuraho, basabana, aba ari umwana, aba ari umuntu mukuru. Ibyo byose twabimwigiyeho, kandi inzibutso dufite zigera zizima, imitima yacu tuzahora tumwibuka, kandi turamukunda cyane. Barakoze, ntabwo biba byoroshye. Reka nanone twumve mukecuru, Imana imutize imbaraga nawe ashobore kugira icyo atubwira. kuva mubyara Fabrice ntabwo yigeze ambera umwana mubi, ntabwo yigeze ambera umwana mubi. Fabrice yakuze Fabrice mu gukura kwe rwose nyiramura nkabona atari umwana nk'abandi. Ntabwo yigeze amemukira cyangwa se ngo yemukire abaturanyi cyangwa se ngo agire undi mwana yahohotera. Fabrice mu myaka 10 papa we yarapfuye. Fabrice yambereye umwana muzima mu myaka 10 yambaye hafi. Nanjye kiga abacengezi barankubise, nasigaye ndi kimuga. Fabrice yanciriye inshuro, ayicira barumuna be. Fabrice twakomeje kuzerera mu misozi kubera nyine twararyamaga, abacengezi bakaza mu gitondo, abasirikari bakaza, mpitamo kubahungana mbazamukana umusozi ari abana 5, ubwo 6. Ndambiwe nza kwambuka njya hakurya iwacu abasogokuru muri Congo, ariko Fabrice bose yageze twese muri Congo, sinari nshoboye. Tekereza umwana w'imyaka 10 kugira ngo afate isuka ajye gukorera umuturage, umuhembye, umwambuye, ariko nagabona umwana nimugoroba asa nk'igitoki. Umwana w'imyaka 10 ati mama humura ntugire ikibazo, tuzaburara ariko tuzabaho, tuzabwirwa ariko tuzabaho. Kubera ko abacengezi baje kwica papa we, basiga batwambitse ubusa twese. Fabrice agira igitekerezo cyo kujya gukorera umuntu, aramukora amafaranga akajya yabikiye, ariko agacyura igitoki. Uko agiye gukora akacyura igitoki. Nagiye kubona mbona hari kuri Noheli avuga ati papa yaguriraga abana imyenda, akagurira na mama, tukarya tukishima. Abana abarumuna be abangaba bari bambaye ubusa. Ngiye kubona mbona abazana imyenda nimugoroba, bayambara kuri Noheli, abana barishima.
Fabrice muvuzeho byinshi ndakwira bugake. Fabrice yigeze kurohama avuga ati mama yaryaga isambaza, yaryaga inyama, ngiye kumushakira isambaza, ajya mu kivu atazi koga. Fabrice ararohama, umuntu aramurohora aramuzana. Fabrice abonaga tugiye kuburara, ko muri Congo igihugu cy'abandi ni icy'abandi. Nta nubwo navaga mu nzu, nari naramugaye kubera bari baranciye ibikanu n'umugongo. Fabrice abona bamwambuye aho yagiye gukora ntibamuhembe, akajya mu muhanda agatemagura ibiboga ibingibi by'ibibwija, akajya gutira isafuriya mu baturanyi agatekera barumuna be. Ubwo hashize igihe ngenda ndi kumenyana n'imiryango buhoro buhoro, cyakora haza umuntu umwe aramfasha aravuga ati ndi kubona baraguhaye n'inzu ishaje, reka njye guhereza inzu nshyashya. Inzu turagenda tuyibamo n'abana. Yagiye Fabrice arambwira ati ma ubu ngubu ngiye gukoresha uko nshoboye dutahe mu Rwanda, ubuzima ntabwo twabuvamo. Fabrice twaratashye, tugeze mu Rwanda umwana atangiye kujya mu kinombe twari tugifite, nta n'ubwo iracyahari. Umwana akajya kubumba amatafari akagurisha, abana bakabona icyo kurya, abana bajya mu ishuri, Fabrice akabagurira ikaye, ikaramu. Nyuma yaho baza gufatanya nawe, imbaraga zimaze kugaruka. Fabrice yarankundaga, njyewe ntabwo yanyitaga nyina, yavuga ati uri sheri wanjye. Fabrice namwitaga papa, ntabwo namwitaga umwana wanjye. Fabrice namwitaga data, nkamwita umugabo wanjye. None ndamubuza, ariko aha nsize nta kibazo. Fabrice muvuzeho byinshi mwavuga hari ngo nuko ndi kumutaka ngo ni umwana wanjye. Fabrice Imana imuheruko ridashira, yambereye umwana mwiza, ntabwo yigeze ansuzugura, yareze bakuru be, nageza kuri iyi saha naho bageze niwe ubagira inama. Nanjye ubwanjye nubwo nshaje yaraza akambwira ati mama bimeze gutya, ujye wifata gutya kugira ngo natwe tuzagire iherezo ryiza, tuzajye tukureberaho. Fabrice igihe biza yari yaraye mu mujyi, ariko yumvise ko amazu yacu yaguye, azana n'umugore we. Uyu ati ndaguheka sindagusiga. Fabrice ati nanjye ndaguheka sindagusiga. Ndamubwira nti reba barumuna bawe amazu yabo yaguye na bashiki bawe yaguye, simbasiga ahubwo jyana abana. Uyu mugore Fabrice ntacyo namunganya nacyo. Abana yafashe abana baramukazi be bombi n'abaromu bombi, abana aratabana nabo hano, abana barahabaye, abana bahavuye nta kibazo. Twe tuba mu nkambi, akajyaza ati mere ntabwo arya bino ibiryo byano ngo ubishoboye, agateka akanzana ibyo kurya buri nimugoroba, ariko hari igihe bitashoboka. Nigeze kurwara, ndarwara ndaremba, Fabrice ari umwana. Ibyo yankoreye icyo gihe ntabwo nzabyibagirwa. Gusa Imana imuheruko ridashira. Reka no kubona uri umuntu w'umugabo ukavuga ngo mbonye mugenzi wanjye ameze nabi, afite ahawe, ati genda wandike izina ryanjye mu itsinda runaka ushaka, uzagize ufata amafaranga ujye gukoteza, kugeza igihe niyo wayibona ari ibati rimwe, ariko uve mu bibazo. Niba ari hano sinambiza ko sinamuzi no musore kuko twahuriye hano, ubu nawe ari kubimushimira kugeza ubu. None rero agipfa yapfuye tumaze kuvugana, ko bansanze ku bitaro ndwaje mushiki we nawe yabyaye abazwe,
baza barampamagara asanga nagiye kumugura imiti, ariko wenda amaze kumugeraho turavugana ambwira uburyo ari kuribwa mu gituza cyane no mu mugongo, nawe ubwawe uharyamye ukabona ko kuko ari ikintu kiri kumukubita, ariko kubabara ariko bati arambwira ati mama nsengere, atuba ngo mva bari gutya ntabwo napfa, sindi kubabara cyane. Mu minota mike numva abantu bari kuvamo imbere aho yari ari, bari kureba ngo Fabrice arapfuye. Kongo urupfu rwe rwarambabaje no kugeza kuri iyi saha, ariko ngashimishwa nuko apfuye ari umukristo kandi afite n'imirimo myiza, abaturage bari kumuvugaho n'abandi bana n'urungano rwe. Bya bintu byananshimishije, navuye mu nzu ndi koko ngiye ntaricara hano kugira ngo ndebe iyi foto ye, ariko kubera ubuhamya bamutangiye kumva byamvuyemo. Gusa Imana imuhe iruhuko ridashira, ansigiye abuzukuru ubwo ni abantu 5, nubwo uwa gatanu atari yagaragara. Njye ntacyo nshoboye, ndashaje, ariko mu mbaraga zanjye abana nzababa hafi, uyu mukazana wanjye nzamuba hafi, kimwe n'uko aba baramu be bari hano babyumve. Abana ba Fabrice byazaga umwana uzababara muhari, muzakoresha uko mushoboye, urya 5 ubika 5, yabuze ikaye uyishaka, yabuze ikaramu uyishaka, mubyumve. Gusa Imana imuhe iruhuko ridashira, nawe nzamusangeyo asanze se, nuko bagiye kudutegurira. Ko nta bindi navuga, ni ibyo birahagije. Murakoze kandi. Nabonaga nabyo bimeze neza, mesaje za mukecuru nka kumwe Yezu nabonaga bigeze ku munota wa nyuma, ababwira ati nta kindi mugomba gusigarana uretse urukundo. Natwe vuze reka rero madamu Fabrice, niba imbaraga zikwemerera kwegera uko nawe tugezeho ubuhamya. Mbere ya byose mbanje kubashimira mwese mwadutabaye. Ikintu ndaheraho, nabanza ngashimira umugabo wanjye Fabrice, ahari numve ko mushimye, numve ko mushimiye cyane. Fabrice mu gihe maranye nawe yambereye umugabo mwiza. Igihe maranye nawe sinigeze numva ijambo rye rimwe ryonyine rimuva mu kanwa rimbwira nabi. Fabrice ambereye umugabo, ambera inshuti, ambera papa, ambera papa w'abana banjye mwiza, kandi aba papa w'abana be mwiza. Fabrice yari imfura, yaba mu mico, yaba mu myifatire, se yagiraga urukundo kandi yarazi kwihangana. Ubushobozi bwe yari afite, Fabrice yaharaniraga ibyishimo byanjye ndetse n'abana be n'umuryango we n'abavandimwe. Abantu batuye
tuzi yaba hano muri karitsiye yaba ku rusengero ahantu dusengera bose batanga ubuhamya kuri Fabrice. Ndamushimye aho aruhukiye, Mana yo mu ijuru imutuza heza. Kuba nkomeye gutya nuko nzi neza ko Fabrice yagiye mu ijuru nta gushidikanya. Gendeye Fabrice rero yaransezeye nuko ntabimenye. Yaransezeye nuko ari kwa kundi umuntu asezera we ntumenye ibyo ari byo. Fabrice yari amaze igihe tubyuka mu gitondo mbere yuko agenda tukabanza gusenga, akambwira nimusengere, ngasenga, twarangiza gusenga akambwira ngo arankunda cyane, yarangiza akambwira ngo sheri ngo wiyiteho, akagenda. Fabrice yataha kubera intege nke nabaga mfite, yasanga naryamye akambyutsa akambwira ngo tugende ajye kungaburira ngo arabizi ntabwo nariye. Se nkamwinginga nkamubwira sheri nariye mbabarira ndahaze, akambwira basi we niba uhaze ngwino tugende ujye kungaburira. Ubwo yambwira iryo jambo nkihangana ngahaguruka. Fabrice yari amaze igihe ambwira ngo ashaka ko tujyana kwa muganga, ngo agatereta umuganga ngo akamuhereza ifoto y'umwana uri mu nda, bari bamufitiye amatsiko. Fabrice nkamubwira ngo tuzagenda, yaba ari mu kazi akampamagara ngo waje tukajya kwa muganga, kamukaruma rigashira. Fabrice yari amaze igihe ambwira ngo ningende mu isoko ngo ndebe imyenda yose nshaka, ubundi ndangiza ngo araza kwishyura. Akambwira ngo ningende njye kugura imyenda y'umwana, amubwira haracyari igihe. Hari umunsi umwe muri kiriya cyumweru nibuka neza, Fabrice yaratashye tumaze kurya turaryama, arangije afata telefone, ajya muri telefone ye areba amafoto y'aba bana bakiri bato cyane, ubwo baje bansanga abana batoya cyane. Arangije arayitegereza akajya arayazuminga, arangije arambwira ngo ariko sheri ubu nkubaza ikibazo kimwe, ikimbaza nta kibazo. Icyo gihe sinzi umugabo ngo wo mu mbuga ngo ari wari wapfuye nawe bitunguranye. Fabrice arambwira ati ndamutse mfuye ngutanze gupfa, abana banjye wabajugunya wabata? Iryo jambo sinakundaga kuryumva pe, naramuhitaga amubwira nimbabarira, niba hari ikintu ashaka kumva ntuzajya urambwira gupfa kwawe. Fabrice arangije arambwira ati abari gupfa ntago mbaruta, birashoboka ko napfa mbere yawe cyangwa ugapfa nyuma yanjye cyangwa ugapfa mbere yanjye,
arongera arambaza ati ndamutse mpfuye abana banjye babajugunya bakandagara. Ndangije mbonye akomeje kubimbaza ndamubwira nti sheri, ubwo urumva abana bawe n'abajugunya koko? Ndangije arambwira ngo ngusabe ikintu kimwe. Nta kibazo. Arambwira ngo uzambabarire ngo nindamuka mpfuye ubuzima bwose wabamo uzambabarire, ntuzandekurire abana ngo bajye kwandagara, kuko wareze abana banjye ari batoya ukabyihanganira ukabereka urukundo ukihanganira byose kugira ngo abana banjye babeho, ngo ntuzigere undekera abana ngo bajye kwandagara. Ubwo bifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe, ndabyihorera birarangira birashira. Ndamubwira nti sheri, ntabwo nabikora, abana bawe ndabakunda, ntabwo icyo cyaha nagikora n'Imana ntiyazakimbabarira. Ibyo birarangira. Yari amaze iminsi ambwira amagambo, ariko kubera ko yari asanzwe ambwira neza, ambwira amagambo menshi, nkabifata nk'ibintu bisanzwe nyine. Ubwo mu byo kuwa kane, menya ari kuwa kane, nibwo yatashye arangije arambwira ngo ntabwo yari atavuganye na mushuti. Baravuganye biratinda, menya baramaze amasaha nk'abiri. Ndamubwira ariko se sheri, iyo utaje kino gihe wataha nabwo ukajya kuri telefone, mu gitondo urazindukira mu kazi, uba wumva bimeze bite? Arambwira ngo iyo ari kuvugana na mushuti ngo aba yumva byose ngo ntacyo bimutwaye, ngo ihangane ngo usinzire. Arangije arambwira ngo ariko se ubundi ngo ni gute ngo usinzira mbere yanjye? Nuko baravuga, barangije kuvugana arambwira ngo mushuti ngo ni inshuti yanjye, ngo ndamukunda, ngo nawe arankunda, ngo ujye wihangana, ngo ntabwo narantavuga itaha. Amubwira byinshi, koza mushuti birangira amubwira ngo aratashye. Amubwiye ngo aratashye, Fabrice yasinziye ari uko yumvishe mushuti yageze mu rugo. Nuko ibyo birarangira. Ubwo ambwira ibintu, arangije arambwira ngo mbese ngo uwo munsi kuwa gatatu ngo tuzarara hamwe na mama, kubera yuko uri ikintu cyambabaje, Fabrice yapfuye kuri anniversaire yanjye. Tariki ya mbere Sabine yari afite anniversaire, ndatekereza tariki ya mbere ari ejo hashize sinzi. Tariki eshatu Fabrice yari afite anniversaire, ari wo munsi w'ejo tuzamushinguraho. Yari afite anniversaire kuri eshatu. Arangije arambwira ati kugira ngo bidushobokere dukore na mama surprise neza, tuzazamuka dufate abana tubatware, noneho niturangiza tujye gufata mama ku kibuga cy'indege tumuzane mu rugo, aba ariho dufetera anniversaire, tumuzane ku uyu mukuru wanjye aba ariho dukora anniversaire. Ariko mbwira ngo afitiye mama ngo surprise ikomeye cyane. Ndamaze se ni ibiki? Ngo uzabibona. Nuko arangije arambwira ngo kuri uwo munsi wa mbere ngo tuzarara kwa grande sœur aho nyine mama aruhukira iyo yaje, ngo ku munsi ukurikiyeho ngo tujye kwa papa Bobo. Nuko ubwo ndamubwira nti sawa nta kibazo. Ubwo arambwiye ngo agiye gucira ibintu byose ku murongo
ngo ku buryo ngo abakiriya batazamuhamagara bamubwira ko ibintu byapfuye. Ubwo yabimbwiye bucya mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Ubwo atashye kuwa gatandatu nimugoroba, sinzi umukiriya wamuhamagaye, arangije aramubwira ngo yibagiwe kumukora ngo namubabarire. Uwo mukiriya yari afite ubukwe mu gitondo, arangije arambwira ngo yari akumbuye papa Bobo, ngo papa Bobo ngo yaje ngo kumureba ku kazi, ngo amujyana kwa Jacques, ngo baricara ngo baraganira, ngo yibagirwa ko afite umukiriya mu gitondo ufite ubukwe. Urumva abo bose yarabasezeraga. Izo surprise yari afitiye mama ni izi surprise. Uyu munsi tuvugana mama yaje, izo surprise nizo yari amufitiye, nizo yambwiraga, ariko yari yarambwiye ngo nzabigire ibanga, ngo sinzagira umuntu n'umwe mbibwira, ngo bazabone ngo tubagezeho gusa. Sawa, nta kibazo. Fabrice ni byinshi yambwiye bigiye bitandukanye, yaransezeye nibwo ndi kubibona. Fabrice rero yapfuye atarwaye. Yavuye mu rugo mu gitondo, hari umuntu twafitanye nawe, twaguze nawe ubutaka, amuhamagaye ngo agiye kumukorera mitasiyo. Fabrice ava mu rugo mu gitondo, aragenda arambwira ngo sheri uze kunterera ipasi, nimvayo ndajya gusenga. Ni sawa, nta kibazo. Yaragiye. Ubwo agezeyo, uwo muntu ngo aramubwira ngo ntabwo aramukorera mitasiyo. Fabrice arangije ngo aramubwira se ko rero wari umpamagaye ngo ugiye kunkorera mitasiyo, none ukambwira ntabwo urayikora, wari ubimbwiye utabitekerejeho? Ubwo Fabrice kubera ko yari afite izindi gahunda zo ku rusengero, arangije yinjira mu modoka aramwihorera. Fabrice ngo akigera mu modoka yumva ikintu gikubise mu mutima no mu bitugu no mu mutwe. Noneho ngo abwira umuhungu bari kumwe ngo natwara imodoka, ari kumva atabishoboye. Umuhungu yatwaye imodoka, bageze mu nzira ngo aramubwira namujyane mu rugo, undi abona ntago bimeze neza, amwitishiriza kwa muganga. Ubwo nabonye amasaha agiye, ndavuga se umuntu wambwiye ngo arajya gusenga, ko twari dufite gahunda ku rusengero zihutirwa, biragenda gute? Ndangije ntangira guhamagara nimero ye, Fabrice ntiyafata telefone. Birinda bigera mu masaha 7 n'igice ataranyitaba, ariko nanjye nari nabuze amahoro nkomeza kuyihamagara. Bigeze nyuma, uwo muhungu bari kumwe aranyitaba, arambwira ngo turi kwa muganga, ngo Fabrice ameze nabi. Ubwo nta kindi nakoze, nahamagaye mushuti ndamubwira ntihute kwa muganga urebe Fabrice. Ubwo nanjye nahise nitegura ndamanuka. Ngeze kwa muganga, Fabrice akimbona twaraganiye, wabonaga ari gutaka, ariko ubona ari ibintu byoroheje utatekereza ko byamutwara. Ubwo akimbona yahise ambwira ati sheri ninde wakubwiye ko ndwaye? Naje ndamubwira nahamagaye nimero yawe ntiwayifata, nitabwa n'undi muntu. Ubwo akomeza gutaka, ariko bamuhaye ibinini, ubona asa naho gutaka bigabanutse. Ubwo njye niba ari Imana yashatse yuko Fabrice apfa ntahari, nahise ntekereza bya bindi by'abagore, mpita ntekereza aho aryamye, yari aryamye ku kamatera ko kwa muganga, mpita ntangira kwiruka ndi gushakisha ibyo kumusasira. Ubwo
nahamagaye umuntu wari uri hano mu rugo ntiyafata telefone, ndangije mfata moto njya gushaka amashuka. Nk'uko kugenda kwanjye naragiye, ngarutse nsanga Fabrice birarangiye. Fabrice nuko yapfuye, nuko yagiye, gusa ndakomeye. Ikiri kunkomeza ni uko nzi neza ko Fabrice yagiye mu ijuru, ndabyemeza neza, kuko yari inyangamugayo mu mico no mu myifatire. Fabrice yubahaga Imana, Fabrice yubahaga abantu bose, yari inyangamugayo muri byose, kandi ansigiye inzibutso nziza zitazigera zimva mu mutima. Ansigiye abana beza cyane, niyo mpamvu nanjye nzaharanira kugira ngo niba koko ijuru bavuga ribaho, Fabrice nzamuboneho, kandi nzi neza yuko tuzabonana ku munsi w'umuzuko nindamuka ngeze yewe, hasi nanjye nindamuka mvuye mu mubiri, nzi neza ko tuzongera tukabonana. Fabrice ahura, ndagukunda, nawe urabizi, kandi ntabwo uzigera uva mu mutima wanjye. Nyagasani akomeza gutuza heza. Urakoze.